Muraho neza, murakasa neza kuri The Youth TV. Nizeye ko mumeze neza mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ni Uwiduhaye Shemusa nk'ibisanzwe, nkaba mbazaniye ikiganiro noneho kiryoshye kijyanye n'igihe turimo cyangwa se tugiye kugeramo umunsi w'ejo. Tubazanira ibintu biganiro bigiza bigiye bitandukanye by'imyororokere, by'ubuzima, bya business n'ibindi byinshi. Ariko kuri uyu munsi noneho ntago abakundanye cyangwa abakundana twabibagiwe. Tuje kubabwira ku kiganiro kijyanye na Valentine's Day cyangwa umunsi w'abakundanye. Uwo bantu benshi bita w'abakundanye wizihizwa mu gihugu hagiye hatandukanye, hanze y'igihugu no ku isi muri rusange. Turi bubaganirize ku bintu bitatu kuri uyu munsi w'abakundanye. Turi bubabwire ku nkomoko, ku mbarutso, ahantu umunsi w'abakundanye waturutse. Abantu benshi bashobora kuba bawizihiza, ariko muri abo benshi bake akaba ari bo bazi inkomoko y'umunsi w'abakundanye. Nyuma y'ibyo turi bubabwire ku mpano cyangwa se ibikorwa biba ku munsi w'abakundanye. Ntago ari mu Rwanda, umunsi w'abakundanye uba ku isi hose urizihizwa. Turi bubabwire ku mpano, ku bikorwa abakundanye bagenda bakorana hagati yabo kuri uwo munsi, ari wo uba ku itariki 14 z'ukwa kabiri buri mwaka. Ntago ari mu Rwanda gusa, si muri Afurika, ni ku isi muri rusange. Icya gatatu turi bubabwire rero, turi bubagire inama cyane cyane abakobwa, abana b'abakobwa, kuko bagomba kwitwara kuri uyu munsi w'abakundanye. Umunsi w'abakundanye uba ku itariki 14 z'ukwa kabiri buri mwaka. Reka duhere ku nkomoko y'umunsi w'abakundanye cyangwa se Valentine's Day mu ndimi z'amahanga. Uwo munsi w'abakundanye uba ku itariki 14 z'ukwa kabiri buri mwaka. Ntago ari umunsi wabagaho mu kinyejana cya mbere, mu kinyejana cya kabiri. Oya, ni umunsi watangiye kuba mu kinyejana cya gatatu. Uti rero wakwibaza ngo byagenze bite kugira ngo uyu munsi utangire kubaho? Nibyo nje kukubwira. Byari mu w'ikinyejana cya gatatu, aho hari hayoboye uwo twakwita nk'umwami w'abami Imperial witwa Claudius. Muri icyo kinyejana cya gatatu hariho umwami w'abami witwa Claudius, aribwo hariho umupadiri. Yari umupadiri mwiza, ubanye neza n'abayoboke be, abanye neza muri societe muri rusange. Yari umuntu mwiza, societe yose imukunda kandi koko yagiriraga ukuri. Uwo mwami, uwo twakwita nk'umwami w'abami muri icyo kinyejana cya gatatu, bamwitaga Claudius wa kabiri. Yaje ngo kubona ko abasoldiers cyangwa aba militaries cyangwa abo twakwita nk'abasirikare mu kirimi cy'u Rwanda cyangwa mu kirimi cyacu, iyo bashatse ngo abagore bituma badakora inshingano zabo z'igihugu, ngo bakorere igihugu neza. Aravuga ati ngomba kubabuza kujya bashaka. Nibwo yashyizeho itegeko ko aba young soldiers cyangwa abasirikare bakiri batoya batagomba gushaka abagore. Ukajya ushaka nk'umugore ufite nk'imyaka 50-60, urumva ntago uba ufite n'imbaraga zo gukorera igihugu. Kandi urumva ko atari ikintu cyiza, kuko cyababazaga uburenganzira, ntago urumva ko atari ibintu byiza. Nibwo yahisemo kuvuga ngo abasirikare bakiri mu myaka mitoya bafite imbaraga ntago bazajya bashaka abagore, ntago bazajya baba bemerewe gusezerana. Nibwo rero uwo mutagatifu cyangwa se umupadiri Valente yavuze ati iki kintu ni injustice, nukubangamira abantu, ntago nabyemera, ngiye ngomba kujya mbasezeranya. Ariko akajya bikora mu ibanga, akajya asezeranya abasirikare. Umusirikare ashatse gushaka umugore akaba azi ko nyine batari bumwemerere, akagenda akajya kwa Valente akamusezeranya mu ibanga, mu bwihisho. Nibwo wa mu Claudius cyangwa se Claudius wa kabiri, wa mwami w'abami wari uriho mu kinyejana cya gatatu, niko nababwiye, aza kumenya ko Valente
asezeranya aba soldiers abasirikare mu bwihisho akabikora atamusabye uburenganzira. Kandi turabizi muri kiriya gihe cya kera abami bafataga imyanzuro kandi nta muntu niba yavuze ngo harabiki nta muntu wakirengagaho. Niba umuntu ari bucibwe ijosi ubwo nyine biraba, niba kanaka biragenda gutya ni gutyo nyine. Nibwo rero Claudius II cyangwa Claudius wa kabiri yamenye ko Valente asezeranya abasirikare mu bwihisho, atanga itegeko. Itegeko yatanze ryari rihe? Byari kuwa 14 z'ukwa kabiri, atanga itegeko ko Valente agomba kwicwa azize ko arimo gufasha abantu bakundana ngo babe bashakana. Claudius itegeko riratangwa, iyo umwami w'abami yatangaga itegeko, iryo tegeko ryarakurikizwaga. Nibwo Valente rero yishwe azira gufasha abantu bakundana kugira ngo babane babe bashinga urugo bubaka umuryango. Aho niho Saint Valente yavuye, niho uyu munsi w'abakundanye abantu benshi ku isi bizihiza waturutse. Baravuga ati uno muntu yaradufashije, yafashije imiryango myinshi. Urumva hari hashize igihe kuko bagiye kumumenya amaje gusezeranya abantu benshi. Baravuga bati ntabwo nubwo apfuye ariko apfuye ari intwari, apfuye yarafashije imiryango myinshi kugira ngo ibe yabana. Baravuga ngo uyu munsi tuzajya tuwibuka every year, buri mwaka tuzajya twibuka no mutagatifu kuko yafashije imiryango myinshi, yakoze igikorwa cy'ubutwari, yakoze igikorwa cyafashije abantu bakundana n'abakundanye bifuje kurushinga. Kandi urumva umwami wabo ntago yabyemeraga, biba ngombwa ko abafasha birangira abizize. Baravuga ngo tugomba kujya tumwibuka. Aho ngaho niho Saint Valente yavuye, niho umunsi wa Partners in Love wavuye, bituma bajya bahora bibuka umunsi w'abakundanye ku itariki 14 buri mwaka. Ndumva musobanukiwe abantu batari babizi naho Saint Valente yavuye, naho umunsi w'abakundanye wavuye. Hari abantu benshi bawizihizaga ariko batazi mu byukuri ahantu uyu munsi wavuye. Tugeze ku bikorwa biba ku munsi w'abakundanye. Umunsi w'abakundanye uba ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Habamo ibikorwa bigiye bitandukanye hagati y'abantu bakundana. Hari ibyo guhana impano, gusohokana, kubajyana mu madina, n'ibintu bigiye bitandukanye biba hagati y'abantu bakundana. Ariko icyo ushaka kubabwira, ndashaka kubaha tip wagenderaho uha impano umuntu ukunda, umpartner wawe, kugira ngo nyine ibe yamushimisha ku munsi w'abakundanye. Uzaba ejo ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Niba uri umuhungu, impano ndababwira impano nziza wagenera umukunzi wawe w'umukobwa, ko abakobwa ntago buriya bakunda ibintu bimwe n'abahungu. Niba uri umuhungu ushaka guha impano umukobwa mukundana cyangwa se umpartner wawe in love ku itariki 14 z'ukwa kabiri, abakobwa bakunda makeup. Abakobwa bakunda makeup, gerageza umugurire makeup. Niba utazi hano zigurirwa cyangwa se ukaba udafite n'inshuti, nta bantu benshi bafite bashiki babo, mufite aba best friend b'abakobwa, wamubwira akakurangira hano zigurirwa, akakubwira inziza, ukaba wamugurira ka box kama makeup, ukaba wamushimisha kuri Valentine's Day. Ushobora kumugurira chocolate. Abakobwa bakunda shokora pe, abakobwa bameze nk'abana benshi bakunda shokora. Wamugurira shokora, shokora ishobora gushimisha umukobwa. Ikindi wagurira umukobwa akaba yakwishima, ururabo, roses, nyine ziriya ndabo murazizi. Wamugurira ururabo, wagenda muri stores mu maduka agurisha indabo, ukaba wamugurira ururabo, umukobwa ururabo rwamushimisha. N'ibindi byinshi. Abakobwa bakunda imyenda, ukaba wenda uzi akunda ibara runaka, nkanjye nkunda umuhondo, nkunda umuhondo n'umutuku. Niba uzi ko umupartner wawe akunda ibara runaka, ushobora kugenda mu mashop, hari amashop menshi, ukaba wamugurira dress, wamugurira agakanzu keza.
aho ntitwavugaga nyine kuba ku bahungu ufite ushaka kugurira umukobwa w'inshuti yawe cyangwa umukobwa mukundana mu partner wawe. Hanyuma twagiye ku bahungu namwe nyine impano waho umuhungu nyine uri umukobwa ikamushimisha. Hari ibintu abahungu bakunda. Abahungu bakunda amasaha watches ya. Ushobora kumugenda ukamugurira isaha ya kamugurira isaha nziza yamushimisha. Abahungu bakunda buriya abahungu bakunda kwambara neza kandi hari amashati agezweho harya muyita gute ngenda ndashaje amashati ya Miami hari amashati ngo bayita Miami Inyamirambi nambona aba hari menshi ushobora kuba wacika ngo wenda ubona igihe cyagusize amashops yakinze hari ahantu bahita ngo ni kwitara arabajama baba bacanye ku maso hariya kuri 40 baba bafite amashati meza wagenda nyine ukabagurira ugaha mu boyfriend wawe impano y'ishati nziza yakwishima ntabwo nzi ibintu abahungu bakunda nyine byinshi ariko nyine bimwe na bimwe ibyo mbabwisha kumugura isaha nziza ishati nziza yakishima n'umuntu waba ufite amafaranga inkweto nyinshi tuba tuzi nyine zigezweho tubona bambara ukaba wagenda ukayimugurira nyine byamushimisha. Twa turimo kubabwira ku bikorwa biba ku munsi w'abakundanye ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Ndumva mwabyumvise twabwiye na tips zabafasha nyine kuba kwabwiye n'impano wamuha nyine kaba yamushimisha ku ruhande rw'umukobwa no ku ruhande rw'umuhungu. Hanyuma icyo tugezeho no kuba twabagira inama ukuntu mwakwitwara kuri uyu munsi cyane cyane abakobwa ariko nubwo ari abakobwa gusa n'abahungu muri rusange aba partners turashaka kubagira inama kuri uyu munsi ukuntu mwajya mwitwara. Please guys, ijoro rimwe ryonyine ugasanga uhuye n'indwara yatuma kariyeri y'ubuzima bwawe yose ihagarara kubera ko warengereye. Please guys, niba ari ku munsi w'abakundanye ntago ari umunsi wa nyuma w'abakundanye hoya mwishimane ariko apana kurengera nibi pe kuko bivamo ingaruka nyinshi mbi ugasanga nyine wakoreye ubusa ibintu byose wakoreye ubusa. Ni murengere niba koko agukunda ukaba nyine akaba ibyo bintu n'urugero abahungu niyo bakunda kugorana cyane ugasanga nyine arakubwiye niba koko nkunda niki murabyumva ngo niba utabikoze ngo ntago nkunda hoya ahubwo natihangana ngo ntibibe ahubwo niba utagukunda ntimutume babakoresha sibyo ngo wumve ngo nibitaba ngo aranyanga hoya ubwo nyine nibitaba kakwanga ntago yabaga gukunda pe. That's reality uko niko kuri niba nyine bitabaye akakwanga ntago yagukundaga ntago yagukundaga sibyo n'abakobwa ariko ku ruhande rw'abakobwa n'abakobwa nabo ntago nzi nyine turi mu minsi ya nyuma hari abakobwa nabo usanga nyine yakwiziritseho. Guys, niba uri umuhungu akaba nyine bibaye gutyo akakubwira nyine ukabona nyine ari kubishaka hoya ukagaboya ukabona umukobwa nyine yararakaye n'ikiwo none abakobwa tugira imitego myinshi ushobora gusanga wenda ashobora kwitwaza ibyo ugasanga n'urugero bibaho abangu mujye mu amaso ugasanga yarafite nk'inda ntago wayimuteye wenda yaramwihakanye n'ibintu birebire akaba ashaka kuyigushiraho mube maso agakoresha uwo munsi ugashiduka aguye muri icyo gishuko. Nibyo ndaga kubabwira nyine muri rusange mube maso nimwishime ngo murengere mukure ibintu mutateganyije bivamo ibintu bibi ntimutinde hanze usange bakujyanye muri stade urayeyo. Nibyo ndaga kubabwira mwihangane nyine wishime ari kugira igarurira. Nibyo twabwega nyine ku bintu bitatu tubibagejejeho ukuntu umunsi w'abakundanye waje tubabwiye ibyo wakora cyangwa ibikorwa bibaho ku munsi w'abakundanye ndetse tubagire n'inama nkeya uburyo wakwitwara kuri uwo munsi. Tuzajya komeza tubazanira ibindi biganiro murabizi kuri The Youth TV turabakunda cyane turabazirikana mujye muduha comments mutubwire nyine icyo twakongeraho mutubaze ibyo mutasobanukiwe kugira ngo tube twabasubiza dukominike neza tumenye ibyo mwifuza ko twege tubaha ibyo mwifuza kandi turabakunda cyane. Ubwo naho mu kiganiro cy'ubutaha stay tuned kuri The Youth TV kandi subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubona contents zacu za buri munsi kuko zirafasha
share n'abandi bantu babibone kugira ngo nyine benjoyinge bino biganiro byacu. Ubwo naho utaha rero see you.